umugabo kugira ngo anagusaba umupuri asigaye abanza gusebya umugore we. Mwabagabo mwe mufite ibihe bibazo. Ni ukubera iki? Ngo nta cyakimarira, ngo nta kinakimarira, ngo yabaye ngo urutare ngo ndi nko kugenda mu butayu bwa Dubai. Mana nyagasani. Mani twarimo umuniga atangira kutubwira stories z'urugo rwe. Mani mitamukebera. So wa mugabo ibintu bibera mu cyumba ko bari muri uraza kutubwira umwanda hano bitagenda. Mwasubiye mu mayoga, mwasubiye mu gisirikare. Mwabagabo bagiye kunywa amayoga bakareka kujya birwa. Oya mani none se kamubaza ibintu bibera mu cyumba ubuza kubibwira abantu karubanda. Umugabo kugira ngo anagusaba umupuri asigaye abanza gusebya umugore we. Mwabagabo mwe mufite ibihe bibazo. Ni ukubera iki? Ngo nta cyakimarira, ngo nta kinakimarira, ngo yabaye ngo urutare ngo ndi nko kugenda mu butayu bwa Dubai. Mana nyagasani. Naje gushakira amazi muri wo. Mwese kandi nka ya nkoni ya wa mugabo uzakubita amazi umva mwabagore natangiye babwira ngo abagabo bahunze inshingano Eva nawe baramushatse namwe mwabagore mwe umugore akajya yirwa atongana n'umukozi umugabo karinda ataho ukiri muri wa mupira nk'uwa MTN wiriwe mu nzu shi cyakoza Eva ko kantu mvuze niko hari ibigoro usanga kiri mu rugo ari urunyamwanda bakirwa mu mupira rwanda n'umukozi bapfa kujabura umugabo se rero ababwiza ukuri bamenya hari amanira yirasa abakozi biterwa n'abagore ugasanga umugore iki gipira yiro yonyerezamo umwana nicyo yiriwemo rigari gira ikozi riba risaba karanuka papa wana ugasanga umukozi akadusha kita kucyangwe inigi kaza yibomore ugasanga umukozi akubisa akadushe kugira ngo umukozi mugenzi wa mukunde bikarangira ari umugabo wawe umwitaye. Eva mubazi Eva ngwire yego sheri wanje hari ibintu bajya nyangunda no kubivuga mu mafilimi. Mani abagabo dukururwa nibyo tubona mu gihe abagore bicwa nibyo tubabwira nibyo twumva bana wenjye wangiye mu gutsina gukuri rero mwanje ibyo nzabona uko umuntu nzabona kizimba beje pe uko gusa neza bro bite byawe Irene wo urimo urarira mu akakora gutongana ijwi ritanasohoka ariko Sankara mwana we Sanka nawe warambabaje kugenda ntakura what bakunaze kuri 800 train buryo uzavuge papa niyo mpamvu Sanka umugore wirwa mu rugo sha ajya agenda nyine bimucana. Mwabagore mwe mureke mbagira inama wa mugore we urugo nararugize ariko ibyo nubwo wenda ntabiciye mu mugabo ntazakwicaze mu nzu ngo wicare mu nzu amasaha 24/7 uri mu nzu ujye ugenda woge wikubita akarungo wikubita agaparufe utahe none se umugore aka gahunda zose zibaho narugifite n'uturimo urumva abame ndakwibujije akantu ko gukora ratane ko ntabwo ntabwo mbino mujye yicaye mu rugo Sankara guhera kwa mbere abagore mwe kugira urugo si uko wari ubamo umugabo nawe wenyine wari urugo rwawe bari urugo urugo ubamo ntabwo ari urugo uri wenyine ngo mu rugo rwawe noneho ahubwo wari ufatanyije n'umugabo wose igana urugo wowe ububwa bwawe ni kuva na kera ubu nazo dufite ingo zacu none se baravuze ngo yigeze urugo none mpita nibaza nibera mu giti nk'inyoni nibera mu giti nk'inyoni pe marange bamenye eka manza mubwire ikintu kimwe amabwiza ukuri ubundi bamenya agiye kudefanda abantu batarashaka afite ingingo n'ijana abantu batarashaka ndabahagarariye ariko ikintu kimwe gihari ni kimwe ni ukuvuga ngo hari igihe mu rugo uba utuyemo unanirwa gutandukanya umukozi n'umugore sakoza mwana ibyo bibaho mwana abagore iyo bageze mu rugo bahita bumva barafashe igihugu ukagenda ukajya ku mukozi n'uti filime
hari ikintu abagore mukora mukantangaza abagore benshi bamenya okay ndaka kaboro mani maze kubona amaniga menshi acima abagore bayo bitewe nako kantu umubebi ugasanga yitaho atararongorwa ara benshi bajya muri bridal shower bagirwe n'inama akajya ngo bridal shower no kwakira gift mani baganywa ayo mashampanye bikarangira umugore yagira bridal shower ngo nukugira inama ujya kugira inama uzi kurusha umva nukubitanga body count igurusha ikarusha n'abavandimwe bawe uramugira Brad shower sheri isigaye ukwatendinga mugafata amafoto meza n'amafoto Eva remiteri okay when the brother shower na amazi kiba mu fire which is Sankara muri minsi mwanija cyangwa Roxanne uzi ko hari igihe ujya muri Brad shower umwana mugire wari kubaha pase muri ibi umuntu ajya gushaka azi ubwenge urumva ajya gushaka uzi ubwenge bubuzi Karame hari igihe ujya muri bridal shower y'umuntu kandi uwo muntu ari we mwese ubatunze ku mapasi y'abasore ari ubakorera ajya banambwiraga ngo sohoka ngo turanga ubusohotse gata ibintu cyo kuvuga by'ingenzi kandi bansora nkicara ku dirishya bakomeza nkumva story zabo ngiye ari umugore nzi munini shaho umushiti wanjye ni munini twanakoranye abantu bazaho nakoze ubwo yahita mumenye munini mu mujyi nyine oya Kimihurura reka turekeraho munini mu bagore nzi banini babamo ni munini cyane abagore banini barabari abo nk'akamaneke none yabaragiye inama ko twagiye muri bad show ngiye kuba bakagira inama ng'umugabo nguragenda ngo mafi ngukamwicaraho ngutiraga nka vandarateri ngiye nekereza ibiro afite umutima nkajya mvuga uyu mugore yicare ku mwana w'umuntu kandi ugasanga umugabo afite nk'ibiro nka 50 niyo mpamvu uzashakana agataburete agasonga maze icyambabaje nawe navuga se uyu mugore koko uyu mugore amara abeshya uno mwana we ibi bintu yikaraga nka vandarateri none umugore arasohoka dutashye ndamubaza ese ko umugore munini wari wamaye ikiraka nubwo atese nk'ibintu wagira gura mwana byo kwikaga nka vandarateri ubu kandi ejo bundi wayo mararira ngo umugabo wawe ngo mwamwaserere ahubwo se ngo umugabo wanyagiza ngo siyatashye zashize ukwezi ataragaruka umugabo niwe wahukanye nyine umugabo yaratubeshye ibyo badakora kamubwire Sankara suzanye kuvuga kuri Brad shower kubera ko reka mubwire Sankara muri Brad shower habamo abantu babeshya ukabuzi ko umuntu urumva ukaba umuzi muhorana ahora kuturinye kandi afite umugabo buri munsi afite uturinye ariko ukumva aricara akubwiye ngo uzicare mu rugo urumva ngo nta mugore ngo wirirwa ngo yagiye yakase yagarutse ukamureba reka mbaze Roxanne abo tuzi benshi uzubaka urugo mu buryo bwawe wowe ubyo uvuze ni ukuri uko byogosha ejo bundi nagiye ku Gisenyi nawe ndi ku Gisenyi twari turi kubona umutipe wasohokanye umukobwa yiga i Butare muri kaminuza ariko abeshya iwabo ko yagiye i Butare muri kaminuza arangije ahita yigira ku Gisenyi turi muri Serena tubona umutipe bamaranye nk'iminsi nk'itatu baba bari kumwe no twagiye hepfo handi ku mazi muri Serena mwe mbona bajya kunywera akantu hasi haba akabari ko ku mazi turangije umukobwa agiye kubona mama we ari kumwe n'undi mugabo iyo story namishe bakenisi bayivugana bamutabaruka uwo twabitangije tuma turaseka mama w'umukobwa yamunyuze atasuza umukobwa we ngo bite runaka ngo mama iyo mbona namishe bakenisi bayivuga kuri radio ukuri yamubwiye ngo bite ngo mama wawe araho umukobwa ngo mukano yibaza mama we bamubwiye araje atamubwira ngo yingwa araho arangije mama n'umukobwa yaguye mu kanwa baza natahise mu rugo n'umwana yagiye kuri mugore kugaseta hamwe ubigisekeje bameze kuri mugore agusuje kuva mu kanwa nguriya ni mama mama bakiri batanditse message amubwira ngo
umva nkubwire Rusi rinzi kuri Butare ugiye kwiga please ibintu bibereye ku Gisenyi ngiye nawe Kigali Gisenyi none se bamenya buriya hari ahantu inzoga zibera nziza umva igisekeje ubu umukobwa ni inshuti ya mama we yakanasohoka kandi agwajyaga mumurika nuko bose ariko bafite ibanga rya mugenzi niba reka mbabwire n'undi ngiye kutajya ku kazi reka mbarangiriza inkuru rero mu bintu by'ingo byo twe turimo okay ngarutse mu bintu by'ingo ntabwo urugo rwubakira ku rundi hari igihe umugabo ashobora afite dega ku umugore we yaba afite dega bakora gatuma nyine bokipa time bakaba bahisha abantu babibatsinga ku maso rero mugashaka kubigenderamo nk'ubu ngubu reka experience yanjye umugore hari umugabo yari LGBT ariko iteruye ariko noneho akaba afite n'isoni z'uko yatereta umuhungu mu buzima busanzwe noneho umukoboyi aba inshuti n'umugore we kubera iki yiraga inyuma umugore we noneho umugore we yabikira umugabo uko ibanga yuko umugabo atagikeneye agapipi k'umugore ahubwo aba yikeneye wa nyuma arangije rero umugabo agakunda umugore we cyane akajya amagift akamuha amasipurize y'imodoka zigiye zitandukanye hashira umwaka bakamuhindura imodoka hashira umwaka bakamuhindura imodoka kumbi bakabaza se kuri mugabo akunda umugore we kandi batajya babyara niyihe mpamvu abantu ko yabatisha ndi uriya mugabo nta nubwo nahera gift uriya mugabo uriya namwirukana kumbi umugabo ntago akeneye kubyara umugabo yikundira wa nyuma y'abahungu ariko yagize imana umugore uyimuha mu cyimbo cy'abatipe none umugabo birangira yikundira umugore we cyane rero ntuzajye ubona abantu bubatse ntimukajya mupfa kumenya mujye mubona ibyo mubonesha amaso kuko ntabwo muzi ibyo babakira nkubwire bameze umugabo warihanganiye imico y'umugore we noneho uwo mugore umugabo akaba yihanganiye imico y'umugore we noneho abagore b'inshuti ze bakavuga turiya mugabo wawe kuki usohoka akakwihanganira twebwe ntabwo byakunda noneho ukamwishinga bikarangira urwawe rusenyutse ngo urimo ngo uragenda mu mujyo wumva umugabo we ntashobora gutandukana n'umugore we niyo byagenda gute niyo yamucira imico igihumbi abagore bajya bagushuka ukajya urara amajoro kubera amajoro barara mu tubari ukabona byiza ubundi ibintu by'ingo aba ari stress ariko atandukana wakora akantu gato umugabo agahita bamenya ushobora gushaka gihozo nashaka gihozo ugasanga gihozo hari akadefo afite runaka abantu benshi batajya babona kuko ntabwo bareba ntabwo bara yambaye ubusa ariko ngiye na gihozo twaba tuzanye kuri sinyare yo ku kadefo afite gihozo cyane bitewe n'uko kadefo yabonye ko nakabonye kandi nkanabyihorera sage ikintu kandi dukomeza tukabana wajya abona umugore wanjye nahura na Eva nkamusoma ndi kumwe n'umugore wanjye bakabona umugore wanjye yanditse nawe ugashaka kunyishinga ku byo nkora kumbe ngiye gihoza arandeka kuko azi ko mfite ibyo nihanganiye bikaba bikomeye nanjye ikintu cyose mwamunesha hari ingo zihuza reka mbabwize ukuri ibingibi tuba tuvuga hari abagore n'abagabo baba bahuza umwe ari ikirara n'undi ari ikirara barabyakiriye wowe ukabyivangamo uzi ko ari bya bindi by'ingo b'iyi minsi ugasanga umugore arabizi ko umugabo amuca inyuma n'umugabo arabizi ko umugore amuca inyuma ariko baganiye neza noneho nawe ukajya wumva wabibamo ntibikunda ariko se mwebwe muretse kubeshya ntago muzi yuko okay hari agastori gato yamfite reka nkabatera mete ngenda ndagaruka mu kanya kanje guhemba abakozi urumva ari umugore n'umugabo reka muri experience yabayeho umugabo yari umugore yari umulesbienne no ariko babana batabizi cyane babona buri wese afite uduco twe ariko batabizi ariko biza kurangira yikundaniye cyane kuko buri muntu wese umugabo bahuye nta sex akunda y'abagore n'umugore bahura nta sex y'abagore akunda nako y'abagabo akunda bakajya babona bose buri wese yifite swing ize bihuriraho zo gusohoka zo kujya kunywa bibereye muri za terrain bari barantu hatandukanye sasa rero agashaka kaje kubaho noneho umugore
umugore yibonera igisheri cye nk'ukuntu twavuga nka Natasha ashobora gusohokana Gihozo, amara gusohokana bakaza no kwikora nimugoroba bagatahana, bajya gutahana rero wowe kwamwe utazi secret y'abantu ukuntu babanye, Gihozo agashaka kukwataka akavuga ati neka niporeze n'umugore nizaniye ko mwese muri abaresbienne, ariko umukobwa aragara umuresbienne we batahanye. Nono umukobwa bari muri douche atungurwa no kubona muri douche umugabo avuye mu kazi nawe ataza arabajoininga abo wa gatatu yo araniyogera biranarangira abasigamo. No wa wundi bazanye mu rugo rwabo akubitwa n'akana arasara avuga ati ibintu bibaho. Arumirwa bamaze koga bagiye kuri robe basanga baciye muri robe marinwa itabi bahita basohoka bose ari batatu baranywa bakomeza barabyinana barishimana. Umugore atigeze igihe famiza kurwanira arabibura none aza kumaza nyuma ngo ariko se wowe n'umugabo wawe mubanye mute ibazo bazanye kugambo rero wese abanye ukwe n'undi. Please nibereye muri open we ibyabaye bibonye katwire cecekere gusa nanone kubwire bamenya twenjoy mu busingo bwacu abakobwa tuye dukunda kwikunda relationship z'abandi nk'ubu nkabona mwawe bamenye ufite umusheri wawe andikira akaguhatiriza akakubwira ngo ubwiza bwawe ngo ngo noneho wamwima umwanya ejo ukabona umurenge cyangwa ejo bundi ukabona apotinze umukobwa we ibyo bintu mujya mubibona. No umva nkubwire Eva narapfuye burundu abana b'abahungu bagiye yanyeretse umwana umwana we na famille umwanya gato ukamwima umwanya gato agahita postinga ngo love of my life. Umva nkubwire Eva njye namuciye amazi ataze no mu Rwanda, aje mu Rwanda aramamagara, aje mu Rwanda ndayibona yagiye mu murenge ari nka nimugoroba aramamagara ushangwe se tugahura aragahura n'iyo murenge kare ubwo mwakize ngo ntabwo twatanye ngo nyiragiye kubakuze banjye. Yes. Abantu nabo baradusaza pe. Uwo munsi bwaragiye mu murenge. Eva karamba ngaba diaspora batindeho. Oya fasha bafite imito mwana we none afite ukuntu akwandikira ngo unyemenga akakanya ngo babarira ngo nahitaza mu Rwanda cause of you kandi ubwari mu kirere ari mu kirere bavuga ibyaga zabo n'ukuri oya ngo nzakuzanira iki abari kuri za parufe mukundiye parufe nginazinga inkweto zaba kuntu zikomeye ngo kandi nabonye ukunda kwambara neza diaspora tumenya ukamurati duke kuri chaîne ngo nzakugura duke kuri chaîne ariko muri oya ariko ninjye mvuga abantu bitagira ngo naba diaspora bose harimo abantu bakora pe hari abantu bafite gahunda baba bari seriye afite umukobwa wa diaspora haba harimo ababyeyi haba harimo abantu bakuru ntago byo ngibyo biba birimo umva hari nini cyokana kakanya ko yabona umamabwire hari igihe aba ari kubikora kugira ngo arizavinga umupuri nagera i Kigali. Uwo mupuri ntago wawusaba ukawusaba biri straight ukavuga ati icyo usaba nzagikora uko bigenda nzagutreatinga neza ukamwemera cyangwa ukamakanira uzi ko akubwira ngumva urukundo ngo ngufitiye ngo ngiye ngo twata tujya mu murenge mama we mana we mu murenge nakarengerwe n'amazi ngumbabara ngo bigerageze oya ntabwo umugabo araguhoza ku nkeke none ujye kubona ubone izi social media ubonye umugore kuri TikTok wajya muri account ugasanga ni wa mugabo uri muri DM zawe n'abana bane ibyo ni ahangani nimuzahora mugongana nabyo Eva hano ko bimera none abagabo ariko mwabagore mwe mwirirwa muririmba ngo runaka ngo niki ngo runaka niki umuntu abohereje DM z'abagabo banyu mwasara abantu bamwe ingo zanyu tuzifite mu maboko Imana izige zigenda zigwa handi abagabo banyu baje bagenda bagwa handi nukuri pe
warangiza ukajya kuziza umuntu ngo umugabo wawe ntabwo tumushaka papa bashiri ku bunebwe noneho uwo mugabo ukubyaje kandi ntawe dushaka umva Eva umva ikintu gitangaje ibaza ko umugabo wawe uri umugore we umwandikira umuntu akaza akakuziza umugabo wakubyaje kandi ntabwo tumushaka yego ko nese uwo mugabo ubundi umukeneye miki Eva nkawe umukeneye nawe nukurisha nukuri abagore muvuke oya mwumve mbabwire ibaze umugabo akwandikira message ari umugore we akakwandikira message ndende ukamwandikira ngo ya uri uyu mukobwa arandika agashirika ubunebwe akarangiza message gatugakiriye abagabo banyu batwofaringa amafaranga tukayareka kugira ngo abana banyu bivuze bige ariko mwana wawe wakora kumwana we hari ibintu ngiye marambwira igitsina gore nukuri use ku mugore mugenzi wawe cyangwa umukobwa mugenzi wawe swear to God uwo muntu muri kumwe ntago ari inyangamugayo nk'uko ubitekereza ntihakajya hagira umugore useka undi ntihakajya hagira igitsina gore gisekana ariko ngewe ibintu birantangaza urinda unyandikira ngo reka umugabo wanjye wasanze umugabo wawe mwandikire cyangwa umugabo wawe aranyandikira yewe umenye ibyo akora ahubwo ngena nakujyana muri koti kubera umugabo wawe ampoza ku nkeke oya umva Eva hano hari ubagiye wowe n'umugabo wawe mumpoza ku nkeke umva hari ubavugiye I think ko nawe n'umugore akirirwa gusaba nawe ukaza kunyandikira ugize amahirwe ukamenya umukobwa uteretana n'umugabo wawe basoza yabigoze ku nkeke ariko njye nsanze n'umugabo wanjye yitera icyana kimeze neza nta nubwo nanasaba waguye Eva kuko reka nkubwira abagabo bari hano hanze ntago boroshye utwo tuntu two kwirirwa muza mwandikira abantu noneho hari igihe uzandikira umuntu agutuka ubwo buntu mwihaye bwo kuza mwandikira abantu agutuka wandikira umuntu oya iyo umututsi ahita avuga ngo urihabara nguzi ngo ari iki cyangenzaga ngo ubwo ngo uba wigaragaje umva none se ngewe uranyandikira ntacyo niba urihabara njye nawe ariko ngewe uransetsa njye nawe turandikirana hari kontineri dufitanyiriza igeze muri Kenya mbwira ngo nyine ndababara ndamubwira ntago wakwitwaye gutya kuko umwana w'umukobwa yakitingaga nk'ari inshuti yanjye kandi akiba hano muri Amerika ngiye mba mu Rwanda ndangije nyine ndamubwira ngiye cyambabaje suko ari impamvu zuko nyine yari afitanye umubano ahubwo niba ufitanye n'umugabo ngiye kucyagirana n'uwanjye kuki nyine ashaka kuba double agent kubera icyo ashaka kuba double agent noneho ndabimubwira nyine mwereka ukuntu ibintu mbangamiye yaba ari we mushyira kuri telefone n'undi mushyira ku ruhande kuri telefone ari babiri ndamwasa ibintu birambangamiye I swear God ibintu birambangamiye ariko please icyo kintu na n'ubu kiracyantera isoni mu mutima wanjye yaragusuzuguye njyewe ntabwo nari nkwiye gukora ibyo bintu uwo mukobwa ntago yari ikibazo cyanjye none ejo mu minsi yashize hari umugore ugeze kumpamagara ambwira ibintu by'umugabo we ndangije ndamwa wa mubyeyi we singiye kugusuzugura ariko wababonye telefone yanjye ihamagara umugabo wawe cyangwa umugabo wawe telefone yihamagara iyanjye ntumpamagara mwabagabo mwe mwabakobwa mwe mujye mwifuza kuganira n'abo bakobwa mwumva muvuga ku bagabo banyu uwo mukobwa akweretse chat umugabo wawe amwandikira warara wiyaho arandika intoki zigenda ariko Eva ngereka nkubwire Eva ngerenganye sibyo always umugabo wawe ngiye mu mutima wanjye ikintu reaction umuntu wese w'umukobwa cyangwa igitsina gore twese turiyizi sibyo tujya kugira buriya character zijya kumera kimwe